indirimbo nyine witega amatwi nk'uko umuhanzi nyine yayiririmbye none ukagerageza uburyo bwose uyihuze nuko yashatse kubivuga kuko ntago nyine indirimbo uko ishobora kuba yenda yanditse yenda mu buryo buzimije noneho ugerageza nyine uburyo uyisobanura nk'uko umuhanzi nyine yashatse kuyivuga ukayitranslatinga ukagerageza uburyo nyine amagambo yavuze uyagaragaza neza cyane nk'uko yabivuze. Ndagusuhuje kandi nkuhaye ikaze wowe ukurikira YOSETV. Ndatekereza ko umeze neza nawe utameze neza, ibihe birahinduka. Uyu munsi ushobora kubona byanze ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe no gusenga hamwe n'Imana ibintu bikagenda neza. Nk'ibisanzwe rero ndi niyo nkuru Karine, ariko nanone ndakwibutsa banza ukore subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubasha kubana nawe 5 kuri 5. Aka kanya rero tujye kwakira umutumirwa mushya, n'umunyempano, afite impano nyinshi cyane. Reka tumwakire ndetse tunamuha ikaze muri studio za YOSETV. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru yawe? Ni meza cyane. Urasa neza, umeze neza. Murakoze cyane. Yego. Ariko nyine ndabona umva nukuri pe, nuko hari umuntu avuga ngo urasa neza umeze neza ukagira ngo wenda no gutwika. Murasa neza cyane, nabikunze, nakunze ukuntu mumeze. Murakoze cyane. Yego, uratangira wibwira abakunzi bacu ba YOSETV kugira ngo twese tumenye umuntu uturi kumwe nawe. Hey Ignorance ni bafana muze dutwike, bafana yirima contendient. I know you are different every time we not sente cause you my dente the one. Oh baby urabizi narakwihebeye. Okay baby you are my contender, don't make me surrender. Look around my calendar, you the one to my heart. If you don't be near, I can find to the fire. Know that until be near with the fear. Many days I waiting for you, nta munsi ntagutekereza. Ubwiza bwawe bushotora naye kuganjye numva twahorana ndabizi. Baby you so good, baby you so fresh, baby you so good, baby you so fresh. Yes, ni Ignorance. Wow, ati Ignorance ufite indirimbo nziza cyane. Yego, murakoze cyane. Yego, mu buryo bwo kwivuga rero bakunzi bacu ba YOSETV, ndatekereza ko buri wese yamenye uwo turi kumwe nawe. Nabibabwiye nti n'umunyempano aratangaje, afite impano zigiye zitandukanye. Ariko nanone reka atubwire urugendo rwe, agiye kutubwira muri make y'uwariwe. Yes, Ignorance ni umuhanzi, akaba akunda kuririmba, akaba agisobanura na filime. Yego. Ati ni umuhanzi asobanura filime, ariko nyine impamvu wenda wanaje ahangaha hari indirimbo numvishe usobanuye, numva ni indirimbo isobanuye neza, ni indirimbo ya Meddy cyane. Ndavuga ni wow, bakazamubonera kuri YOSETV akatubwira ibintu bigiye bitandukanye muri uko gusobanura indirimbo ze. Ibi n'ibindi turagenda tubireba, ariko katubanze mu buhanzi, duhe beat yawe nyayo. Hey Ignorance ni baby be mania, baby le ma contendient. I know you are different every time we not sente cause we my the one. Oh baby urabizi narakwihebeye. Oh. Yes. Ati urabizi narakwihebeye, nge ntago nzi kuririmba, ariko byaje bite kugira ngo wiyumvemo ko ufite iyo mpano yo kuririmba ukibona uri umuhanzi? Byaje gute? Icyambere narabikunze, hanyuma maze kubikunda nkajya nkunda kuririmba, nkakunda no kumva indirimbo z'abahanzi batandukanye. Yes. Ubwo icyo gihe wangana gute? Nari ngiri muto cyane, niga primary. Nko mu wakangahe? Mu P4. Yes. Ati byaraje numva ndabikunze koko n'impano, ariko umuntu ahita agira amatsiko akibaza ati se indirimbo uririmba indirimbo zawe wahimbye cyangwa harimo iz'abandi bantu ugenda usubiramo? Ubwo turacyari kuri kote y'ubuhanzi bwawe. Yes, indirimbo zanjye nahimbye niyandikiye. Yego. Ataririmba indirimbo ze yahimbye kandi yiyandikiye. Umuntu yahita atekereza ati se wenda hari umuntu ukwensipira? Yego, hari umuntu unyensipira mu buhanzi bwanjye. Muhanzi bita Meddy aranyinspira cyane, ndamukunda. Yes.
ati umuhanzi witwa Medaranye ni nayo mpamvu indirimbo ze akenshi ukunda kuzisobanura ari kuzisobanura neza narabikunze. Yego niyo mpamvu nkunda gusobanura indirimbo za Meddy, urugero nka Mayuvo ubu narayisobanuye Meddy. Yes. Ejo wenda ndashaka gusohora iyo bita Perfect ya Edisherane. Yes. Yes, arabisobanuye cyane ariko nanone buriya Generation kugira ngo umuntu akwenspire hari impamvu runaka wumva uwo muntu kavuga uti kubera impamvu izi nizi ABCD aranyinspire. Ni ibihe bintu bituma Meddy akwenspira? Meddy aririmba neza, Yesu uba kwenda n'abandi batarimba neza ariko afite ijwi rikunda kunyataragitinga cyane nkumva najya muri inspiration yiwe. Yego. Ati afite ijwi rinyinspira nyine rikwa rinyataragitinga nkumva narimba ariko umuntu yanahita atekereza ati wenda mu buryo bwo kuririmba uririmba indirimbo ubwo indirimbo zawe wihimbiye no kuvuga ngo nta gusubiramo n'ubundi wari wabitubwiye ariko se uhimba ugendeye kuki? Yes, mpimba ngendeye ku marangamutima n'ubango nshobora nko kubenda ni nk'ahantu hatanekereza nk'indirimbo yenda yerekeye nko ku rukundo nkahita nyandika. Yego. Ati yerekeye ku rukundo nkahita nyandika. Nyine iyo uri kumwe n'umuhanzi buryo uri kumwe n'umuhanzi n'amahirwe nanabyishimiye cyane ariko akanya nk'aka ngaka turifuza ongera utuhe ku ndirimbo yawe wahimbye nanone. Baby you are my contender, don't make me surrender. Look around my calendar, you the one to my heart. If you though be near, I can find to the fire. Know that interior, be near with the fear. Many days I waiting for you, nta munsi ntagutekereza. Ubwiza bwawe bushotora naye, ubwanjye numva twahorana none ikirori cyahiye, ikirori cyaryoshye, ikirori cyahiye, ikirori cyaryoshye. Our party so good, our party so fresh. Wow, ati azi fresh nge ntago nzi kuririmba ariko se mumaje gusohora indirimbo zingahe ku Karubanda? Okay, turacyari muri projet, ejo bundi tujye kuzisohora ziri muri studio. Muratekereza guhita mugitangira muratekereza kuba mwahita musohora indirimbo zingahe? Indirimbo nibura nk'eshatu. Yego. Ati turatekereza kuba twasohora indirimbo eshatu. Abakunzi ba Generation nyamuneka yabivuze cyane ati turatekereza ko urumva twese dushonje duhishiwe ariko nanone Generation umuntu yatekereza ati wenda utubwiye ko indirimbo eshatu ari zo mutekereza gushyira hanze. Hari umuntu nawe ugitangira n'umwadagano aracyatangira ifitemo impano y'ubuhanzi n'umukunzi wacu wa YOSETV. Gira message umuha imukomeza. Bivango icyambere message namuha nuko yakunda ibyo akora adatekereje ku byo abantu bango. Hari ukuntu umuntu afite nk'impano ariko akagendera ku marangamutima yawe ntabwo ati yenda ibyo urimo ntawe bizakugeza n'iki ariko we nabikomeze yumve ko ibyo akora bikunze kandi ajyagisha inama abantu bakuru bamenyereye muzika. Yego bizamufasha. Ati bizamufasha ariko nanone afite imbogamizi nyinshi cyane zirimo kumugota zirimo gutuma atagera ku ntego yo kuba yatangira kurimba indirimbo ye cyangwa azasohoka. Nanone umuhaye ihe message? Imbogamizi muri muzika zibaho ariko nanone uramutse witaye ku buntu uze ku mbogamizi buri wese ahura nayo ntaho wagera. Icyambere ni uko agatagomba gucika intege. Yego. Ikindi agakora ibyo akora abikunze kandi agateganya ejo heza hazaza hiwe akumva ko ibyo akora hari bizamugeza. Yes. Ati nyamureka ufite impano yawe yipfukiranye na kubera imbogamizi runaka kuko nawe araza kutubwira imbogamizi yahuye nazo mu kanya ariko reka tubanze tuvuge ku bijyanye n'indirimbo ze. Abakunzi bawe bakubona bate? Nihe YouTube channel ukoresha cyangwa n'ubuhe buryo abakunzi bawe bagufollowinga bakareba ibikorwa byawe byiza ukora? Afite channel yanjye yitwa Generation. Gushaka kujya ugasacinga ukaba wabasha kunkurikirana umunsi ku munsi. Yego murakoze. Ati afite YouTube channel n'ubundi yitwa izina rye nkuko yabivuze ariko nanone turacyari kuri kote y'ubuhanzi. Nkawe uratekereza kuzagerayo ufite izihe nzozi? Ndatekereza kuzagera hano kure cyane kuko mfite impano nkuko mwabimbwiye kubera ko iyo umuntu burya yakubonyemo ubushobozi nawe ugerageza nawe kwigira icyizere. Ndatekereza kuzagera hano kure cyane ndetse nkaba nafasha n'abandi bahanzi bakizamuka. Yego. Nkuko twabihoze tubibabwira n'ubundi iyi ni YOSETALENTTALK aho tugenda tuganira n'ubundi n'abahanzi bagiye batandukanye bakatubwira urugendo rwabo ariko nanone
hari umuhanzi ukubwira ati ngenda ndashaka kuzaba umuhanzi mpuzamahanga, ese nawe nuko nguko ubitekereza cyangwa wumva wenda ku rwego rw'igihugu ntacyo byaba bigushimishije ntacyo byaba bitwaye? Yes, ndashaka kuzagera ku rwego mpuzamahanga ndetse no ku isi hose bakamenya. Yego. Ati ndashaka kuzaba umuhanzi mpuzamahanga koko ntawe utifuza iterambere ryiza, ariko nanone reka twongere tugaruke inyuma gatoya ku mbogamizi ugenda uhura nazo mu buhanzi bwawe, mu bihangano byawe. Imbogamizi watubwira ni izihe? Hanga mu buhanzi bwanjye ngira mpora n'imbogamizi zitandukanye, harimo yenda uburyo bw'amafaranga kuko ntago umuntu ahita azamukira rimwe, kugira agomba kugenda azamuka nyine gake gake. Indi mbogamizi nkunda guhura nayo urango iyo umuntu ajya gukora ikintu hari ibibazo nyine agenda ahura nabyo. Ni ukuvuga ngo rongerageza uburyo bwose nabimanaginga kugira ngo mbe nabasha kugera ku cyo nifuje kugeraho. Yego. Arabisobanuye cyane, ati gushaka nugushobora. Twari turi kuri kote y'ubuhanzi bwawe, tugiye kuri kote yo gusobanura indirimbo. Nge naranayikunze cyane, numvishe usobanura iriya ndirimbo ya Meddy, ndayikunda cyane. Ibyo byaje gute? Ngo bitewe nuko Meddy mukunda yasohoye indirimbo yise Mayivo cyangwa se isezerano indahiro yanjye, numva ndayikunze cyane. Ubwo ntari indirimbo nk'umuntu nyine w'umufana we ngomba kuyisobanura kuko n'ubundi nari nsanzwe nsobanura indirimbo nasobanuye perfect ya John, nasobanuye perfect edition n'insobanura papa ya John Drill. Nasobanuye indirimbo nyinshi cyane kuri YouTube channel yanjye ziriho Generation, ushaka kuzikurikirana cyane. Ariko bumira gusohora nasohoye iyo ngoma Mayivo ya Meddy. Yego. Ubwo nukuvuga ngo izo wasobanuye ibikorwa byawe byose biri kuri ya YouTube channel yawe watubwiye? Nkuko nyine navuga ko mfite ibikorwa bigiye bitandukanye mu gusobanura indirimbo, ubwo buhanzi mfite channel yanjye imwe niyo mbihurizaho kugira kuko nashatse ko nyine abakunzi banjye bazababona ibyo nkora bitagiye kubagura ngo bajye kucira channel zitandukanye. Yego. Ni nabyo byiza ku bikorwa byawe umuntu abisanga kuri iyo YouTube channel, ariko nanone ubwo ni igikorwa cyawe cya kabiri turiho cyo kuba usobanura indirimbo. Reka twinjire mu kindi gice cya gatatu cyo kuba wandika. Ni ukuvuga ngo byo byaje bite? Uvuga ngo hari ukuntu nyine wiyumvamo impano none ukagerageza uburyo ya mpano yawe uyigaragaza. Uvuga ngo ubundi akenshi nakundaga kuba nicaye nk'ahantu nkaba natekereza nka inspiration y'indirimbo runaka, yenda urugero nk'iriya ndirimbo ni CD1 nayitekereje nicaye nyine ahantu, numva nyine binjemo noneho ntangira kujya nandika indirimbo. Yego. Cyangwa se naba ndyamye nkumva nyine inspiration nyine injemo, naba ndimo ndatembera nkumva inspiration injemo, naba ndimo ndagenda nk'ahantu, naba ndimo ndatembera nyine nkumva nyine binjemo. Yego. Generanzo ufite impano, ngiye nabikubonyemo ufite impano kuko ibyo bikorwa byose byombi watubwiye ukora ni ibikorwa bishimishije kandi byiza. Ariko umukunzi wacu wa YOSETV nawe ashobora gutekereza ati se ibyo bikorwa bitatu, gusobanura indirimbo wabitubwiye, kubura umuhanzi ndetse no kuba wandika, ntago bikugora kuko ari ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye? Ntago bingora kubera ko ni ibintu nyine bindimo, burya ikintu utagishakisha nyine cyangwa se ngo uhuremo yenda n'abandi bantu bagenda baguca intege, ugerageza nyine kubikora neza kuko abakunzi banjye bagerageza uburyo bwose nyine bambwira ko ibintu nkora ari byiza nabikomeze nanjye nkumva nyine ndakomeye. Yego. None muri ibyo bintu bitatu imbogamizi wenda uhura nazo ukabona zirakuzitiye cyane, hari umuntu ushobora kuba akurikiye YOSETV nawe yifitemo impano irenze imwe, ebyiri cyangwa eshatu cyangwa enye, ariko akumva byose ntiyabikora kubera imbogamizi runaka. Wowe wenda imbogamizi ubona ikuzitira cyane yaba ari iyihe? Nuvuga ngo burya ibikorwa nyine bigiye bitandukanye kubihuza yenda bishobora kugorana, ariko nanone uburyo umuntu akora ikintu agikunze agerageza uburyo yenda nimba ufite impano nyinshi agenda nko mu mpano nk'ebyiri kuko yenda nkanjye nahisemo gusobanura indirimbo no kuri yenda n'ubuhanzi kuririmba kugira ngo mbone uko mbihuza. Yego. Ariko n'ubundi urumva ugenda ubihuriza hamwe kuko nimba ari wowe wiyandikiye iyo ndirimbo yawe wahanze, urumva no gusobanura indirimbo z'abantu zigiye zitandukanye, urumva yuko nyine ni ibintu ushaka guhuriza hamwe, ngende umva wabihuriza hamwe. Yes, ushaka kurizaramo kuko yenda nk'urugero nk'abafana banjye akenshi harimo nk'umuntu ushaka kumbwira ati nsobanura indirimbo y'umuhanzi runaka. Yego. Yenda nk'iriya Meddy harimo abari bayinsabye bati uzayidusobanurire. Gerageza uburyo bwose abafana banjye nyine ibintu bakunda nkuko nyine nanjye mbikora mbigerageza. Rero no kuvuga ngo kuba mbikora ndabikunze kandi n'abafana banjye barabikunda. Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu arakwaporoshinga bakakwandikira kuri YouTube channel yawe bati wazadusobanura indirimbo nawe ukayishaka maze ukayisobanura. Yego. Kuri YouTube channel yanjye, kuri mail cyangwa kuri WhatsApp bakunda kunyandikiraho hamwe ati uzadusobanura indirimbo runaka nyine nkuko n'abandi basobanuzi bakunda kugenda, hanyuma nkayikora.
yego. hanyuma ati nkayikora. Ni ukuri ufite impano kandi ntuzacike intege muri ibyo bintu bitatu, uzahora utera imbere, nicyo nakwifuriza. Yego, nzahora ntera imbere kandi murakoze cyane. Yego, ariko nk'abakunzi bacu ba YOSETV, umuntu yakongera agatekereza ati se muri ibyo bintu bitatu ukora byose twabonye ko ari impano zawe, nicyo ubestinga cyane, uvuga uti iki cyo ko byagenda kose n'umwambaro wanjye ndabikunda cyane, ni ikihe? Kuririmba. Arabivuze cyane ati ni ukuririmba. Nuko rero ngaho tunyuze kuko ntago amagambo araza kuruta indirimbo, turi kumwe n'umuhanzi n'icyamamare, duhe ku njyana yawe pire tuyumve. Oh yewe rukundo, uruwa mbere kubera kuruwa mbere, uruwa mbere kubera kuruwa mbere, you the face baby, you the face, you the face baby, you the face. Nukurinda kwemera, nukurinda kwemera, nukurinda kwemera, baby ndakwemera, nta wundi wakuruta, nta wundi wagusimbura, nta wundi wakuruta, nta wundi wagusimbura. Yes. Ati nta wundi wakuruta, nta wundi wagusimbura. Naganiriye n'abantu hanzi bagiye batandukanye, ariko bakambwira ngo impano iraryana. Wakivugaho iki wowe? Yes, urumva kigoye cyane, ariko nuvuga ngo impano nyine iyo ikurimo yose nyine ihora igerageza ko wowe uyikoresha. Nuvuga ngo ntabwo ushobora kuba ufite impano ngo uyicarane bigushobokere, kuko igihe cyose nyine ihora ikomanga kuvuga ati wankoresheje. Kuko ikindi ushobora nko kuba uri nk'umuhanzi ufite nk'iyo mpano yenda waranze yenda kubikora, ukagira nk'abantu barimo bararirimba ukumva nawe uratwawe. Rero ugerageza uburyo bwose nyine ushobora kubikora wenda utanabitekereza, utarabona bipanze, ugasanga nawe nyine ugenda muri inspiration, kuko nyine ikintu kiri internet kikurimo. Yego. Ati ikintu kikurimo nyine kiba kikurimo, gishyire ku karubanda. Yego Geranse, nashimishijwe no kuba ndimo kuganira nawe, ariko nanone hari umuntu ukurikiye YOSETV, uwo ari we wese afite impano kandi iyo mpano iramurya. Uwo muntu gira akantu umuha azajya ahora atekereza buri munsi akavuga ati Generation yavuze gutya, iyo ni principe ngenderaho ko ngomba gutera imbere. Nakaye kantu wamubwira nk'akantu kazajya kamuryohera kakamuha gutera imbere mu mpano yafite. Bivuga ngo icyambe ntagomba gucika intege, ikindi nimba impano imurimo abizi neza cyangwa se n'abandi bamubwira, nagerageza yigaragaza, kuko hari igihe kizagera agashaka kuyigaragaza indi myaka aramucize. Kuko nk'urugero, iyo utangiye impano ukiri mutoya igenda igukuriramo ikagerageza no kuba yagaragara nyine hakiri kare. Yego, kuko iyo umuntu atangiye impano kare abona na support bimworoheye, cyangwa se akaba yagenda no ku rwego mpuzamahanga hakiri kare, akaba yafasha n'abandi. Yego, n'ubwo butumwa namuha. Wabyumvishe ukurikiye YOSETV ufite iyo mpano, message yayitanze cyane, ariko nanone burya reka nkubwire, hari ukuntu umuntu ajya hari agatekereza ati se wenda ndatangira ibihangano byanjye ndahera hehe, nk'umuntu wenda afite indirimbo ze yaririmbye izo yanditse, ni hehe wamugirira mu bwati tangira uko rutya. Bivuga ngo umuntu ashobora gutangira kuko yenda ku bintu bitoya, akagerageza uburyo bwose, yenda ashobora kuba yenda kutabona amafaranga kujya muri studio yenda zirenze, ariko akagerageza uburyo bwose studio zimuri hafi yazikoresha neza, ndetse akagisha n'inama n'abaproducer bamwegereye. Kuko umuntu ahera hasi none akagenda azamuka gake gake. Yego, bizacamo ntagire ikibazo. Ikindi ashobora nko kwitabira nk'ibitaramo amarushanwa mu karere, bagiye bakunda gutanga ayo mahirwe, nk'abantu bafite impano bakazigaragaza, ayo yose n'amahirwe ashobora kubyaza umusaruro. Yego. Ati ayo yose ni amahirwe ashobora kubyaza umusaruro. Generation yabivuze cyane, nyamuneka nizere ko utora message ye yayitoye mu bakunzi bacu ba YOSETV. Generation, nge nakogera nkatekereza nti wenda urandika, uri umuhanzi, ariko nanone reka tujye kuri kote yo kwandika. Ntabwo bisaba ko umuntu ari umunyendimi cyane, ari n'umuhanga kugira ngo abashe gusobanura izo ndirimbo z'abastari tugiye tuzi. Nuvuga ngo ntabwo yenda bisaba ubuhanga buhambaye, kuko nyine ni impano ibikurimo, nkuko n'undi n'abandi basobanuzi bose yenda baba basobanura filimi, ntabwo bavutse bazi ko bazabikora. Nuvuga ngo rero ikintu ugikunda, ukaba yenda baragerageje no kuba wakiga amashuri n'ubwo yenda bari make, n'ubwo wagarukira turonko marika impano ikurimo neza, warize waragiye kurikira ibyo wize neza, urabikora kuko ni translation nyine, ni ukumva amagambo ugashyira mu ntuze mu rurimi nyine rw'ikinyarwanda. Yego.
ati nukumva ayo magambo kagenda transfera nyine numvise iriya ndirimbo My Voice numva ukuntu wayisobanuye neza. Iyo ugiye gusobanura indirimbo ubundi ndubigenza ute? Urabanza ukayumva rimwe kabiri gatatu, duha urugendo ni indirimbo ugiye kuyisobanura ubigenza ute? Indirimbo nyine witega amatwi nk'uko umuhanzi nyine yayiririmbye, none ukagerageza uburyo bwose uyihuze nuko yashatse kubivuga, kuko ntago nyine indirimbo uko ishobora kuba yenda yanditse yenda mu buryo buzimije, noneho ugerageza nyine uburyo uyisobanura nk'uko umuhanzi nyine yashatse kuyivuga, ukayitranslatinga, ukagerageza uburyo nyine amagambo yavuze uyagaragaza neza cyane nk'uko yabivuze. Yego. None se ko nagiye numva uregitinga ugera ahantu ukitsa ubundi ukazamura ukamera nk'aho ari meddy uri kuyiririmba, ni strategy ukoresha se? Mvango iyo nyine yo ndimo ndasobanura indirimbo gerageza uburyo ngendera ku marangamutima y'umuhanzi nyine uko yayiririmbye, kuko indirimbo nyine kugira ngo nyine iryohe ugisobanura nyine ugenda nyine ku marangamutima y'umuhanzi, kuko hari nkaho ushaka kuvuga haje nkaho yenda ashaka kuririmba ukumva nyine harimo akantu ka emotion nawe nyine ugerageza kugashyiramo. Yego, kugira ngo indirimbo iryohe. Yego. Ati kugira ngo indirimbo iryohe. Nanone ariko watubwiye uti bakunzi banjye bageno Ranson ngiye gusohora indirimbo 3. Izo ndirimbo ku nkubito ugiye gusohora ni zihe? Harimo yo nise The One, harimo yo nise Ikirori, yo nise Ndakwemera. Yego. Ati ndakwemera. Ikirori wigeze utiririmbira hora? Nayiririmbye. Ariko ndumva wayidusubiramo kuko ngiye nayikunze cyane, ifite message kandi wenda n'uburyo bwa biti nimwijyana ku producer bakayitunganya. Iriya ndirimbo numvishe ifite umwimerere radadani izindi numvishe zawe. Yego, ifite umwimerere. Yego. Nk'umuhanzi ntago bikugora cyane kugira ngo nyine ibintu byawe ntibiva ku ntera imwe ngo bigere ku yindi mu buryo wenda bw'ibintu byinshi ubugenda ukora bitandukanye? Nuvango uyu muntu akora ibintu bitandukanye, agerageza uburyo bwose buri kintu cyose gikora mu mwanya wacyo. Suppose nimba nafite nk'akazi ni nk'urugero, ntago nareka akazi ngo ngiye wenda kwirirwa nandika indirimbo. Yagize uburyo bwose nshaka orere nkamenya ngo yindi isaha ndakora iki, isaha ndakora iki. Yego. Ati nukwitayiminga isaha ndakora iki, yindi hari umugani baca mu cyongereza ngo slow will by slow will, buhoro buhoro nirwo rugendo. Hari umunyempano dukurikiye ukunda YOSETV dukurikiye, muhe message ugendeye kuri uwo mugani bati buhoro buhoro nirwo rugendo. Ugira ikintu mubwira? Nuvango mpamvu umugani bavuze umuntu nyine atangira gake gake, kuko nkuko abanyarwanda bavuga ko nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Nuvango rero umuntu atangira gahoro gahoro, iyo mpano ufite ugitangirize gahoro gahoro uzagera ahantu kure cyane, kuko ntago yenda waba uri nk'umuhanzi ushaka guhita umera nka bakirisi babone cyangwa se yenda bari hano tuzi bahamaye. Ugomba gutangira nyine nkuko nabo cyase n'abandi batangiye gake gake ukazagera no ku rwego rushimishije international. Yego. Ati ukaba international nk'umuhanzi, ariko hari ikintu kimwe nibagiye kukubaza, ni uhe muhanzi ukunda ukwinspira uvuga uti uriya muntu aririmba nkafashwa ninde? Navuze ko ari Meddy. Wari wabivuze uti ni Meddy, ariko ndashaka ko mu Rwanda byanga bikunda n'ibyo wacu tugomba kubikunda n'abacu tugomba kubakunda. Mu Rwanda ni uwuhe? Mu Rwanda yes, wowe wanyinspiraga cyane ntago agihari, ariko ubu ngubu Juno Kizigenza aranyinspira cyane. Yego. Ati Kizigenza ni ukubera iki aririmba ugafashwa? Juno Kizigenza nawe wakunda wanga indirimbo nkunda cyane. Yego, indirimbo z'urukundo zifite emotions zifite ndetse n'impanuro. Yego. Ati indirimbo ze ndazumva nkumva ndafashijwe, ariko generance umuntu yakongera agatekereza ati wenda mu buryo bwa gospel ubitekerezaho iki nk'umuhanzi? Yego, na gospel nazo ni nziza ndazikunda, ariko nagerageje nyine ku buryo najya mu kintu kimwe yenda nkare gutaratamba, ariko nazo gospel nzi kuzandika. Yego. Ati nzi kuzandika ni ukuvuga ngo umuntu ashatse ngo umwandikire ni karibu yakugeraho kamwandikira indirimbo cyangwa ibintu bigiye bitandukanye? Yego, yangeraho nkamwandikira indirimbo nta kibazo. Yego. Ati yangeraho nkamwandika, urumva nkamwandikira, urumva ko nyine ni ibintu byiza kandi uzabikomeze buhoro buhoro nirwo rugendo nkuko watangiye ubivuga. Ariko nanone genonse umuntu yakongera agatekereza ati se muri ubwo buryo bw'ubuhanzi ufite impano, rwose ufite impano, indirimbo za gospel nta nimwe uratangira kuririmbaho cyangwa wigezeho ngo ukavuga ati indirimbo ndayikunze? Ntabwo ndatangira kubuziyemo cyane, kuko nari natangiye ku ndirimbo ziri sakire cyangwa se indirimbo zisanzwe z'urukundo, kugira ngo yenda ngerageza uburyo nkabona amahirwe opportunity hano yenda natangiye kwandika na gospel nzandikira yenda abantu batagiye batandukanye. Yego. Ati nkandikira abantu bagiye batandukanye, ariko nanone umuntu yatekereza nk'umuhanzi, kuba uri umuhanzi
wandika indirimbo wandikira abantu ndetse unasobanura bivuze iki kuri wowe nka Geno Ranson? Yego bintera ishema cyane kuko iyo mbona nyine abantu ibintu nkora babikunda banshyigikiye barumva nyine nanjye ntebe ishimira ibyo nkora nkumva ko nzabikomeza. Yego kuraje nkuko wabivuze buhoro buhoro n'urwo rugendo kandi no gusenga biba byiza Imana ikaguha umugisha mu byo ukora umunsi ku munsi. Yego ni byiza cyane. Kandi nyine nanagushimira wakoze kuba witabiye ubutumire bwacu hano kuri YOSETV. Yego mwakoze. Yes, ubwo nakindi gihe tugukeneye nabwo ntekeza ko watwitaba imvura igwa nisubira. Yego ni karibu nzagaruka. Yes, bakunzi bacu ndabibutsa iyi ni YOSETALENTTALK aho tugenda tuganira n'abanyempano bagiye batandukanye tukumva iyo bava iyo bajya maze tugafatanya nabo urugendo. Ni buri wa kane rero ariko kuri subscribe, share na comment kugira ngo tubashe kubana nawe 5 kuri 5. Thank you.